muri make twanababajije se iri muri ruhurura kuba muyishenye cyangwa se iri mu manegeka ngo yangure mu nzu zubatswe zitemewe aha nta kibazo cyari gihari dufite abanyamakuru tugashinzwe umutekano ubuyobozi bwose inzego z'ibanze zirahari izi bazi kwa amafaranga y'umutekano ntabwo yataye Maniragaba Eric wo mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro mu kagari ka Gahanga mu mudugudu wa Rinini aratabaza nyuma yo gusenyerwa inzu n'inzego z'akagari aho bavuga ko ngo yubatswe mu kajagari nyamara bakavuga yuko hashize hafi imyaka 2 ayiguze akaba yaranayiguze yubatse. Mu gitondo cyo kuri wa tariki 11 Werurwe 2020 umunyabanga nshingabikorwa w'akagari ka Gahanga mu murenge wa Gahanga yazindukiye mu rugo rwa Maniragaba Eric ari kumwe n'abandi bashinzwe umutekano gategeka yuko basenye inzu y'umuturage yose bakayishyira hasi. Ibi ngo bibaye nyuma yuko mu minsi yashize uyu muyobozi yaje mu rugo rw'uyu muturage agasenya umusarane yaramaze kubaka aho yavugaga yuko ngo atari yasabye uburenganzira ngo agasigana mu bwe yuko natagira icyo yibwira nyuma azagaruka no gusenya inzu arimo. Maniragaba Eric mu gahinda kenshi n'umugore we ndetse n'abana batatu avuga yuko inzu yashyizwe hasi n'inzego z'akagari yayiguze yubatse kandi mu myaka yimazemo nta wigeze amubwira yuko yubatswe nta byangombwa afite kuko ngo yayiguze yuzuye. Kuvuga ngo hano hantu nari mpamaze umwaka mpatuye, ubwo rero nari nubatse agatuwarete umuyobozi w'akagari witwa Sandara arazangeraho aravuga ngo ukinubatse ibintu ntamubwiye, yamubwira nti ni toilette kandi nawe urayibona ko nta toilette ngira niyo mpamvu nayubatse. Arambwira ngo ningira icyo nibwira, ngo niba ntagize icyo nibwira ngazaza yisenye. Hashize nk'icyumweru araza ahita yisenya inzira sigara kuko niho nari ntoye. Noneho ejo bundi kuwa mbere nagiye ku murenge hari byo ngiye gusinyishayo mpura nawe duhuye arambwira ngo na nubu nta kintu uribwira n'iriya nzu nzaze nyisenye yasigaye. Ndamubwira ni se uragira ngo nibwire iki nzu mazemo umwaka ntuye hariya waba uyisenya yo yihora iki washenye toilette yo ubwo inzu yo waba uyizize iki. Ubwo aragenda nanjye ndigenda ariko nkumva ko yatayisenya kuko ahantu umuntu atuye amaze umwaka n'abaturage bose barabizi nkumva ko byo atayisenya. None uyu munsi yaje inzu nari ntuyemo nayo arayisenya nkuko mubibona. Kuyisenya akubwiraga ko ari kuyisenyera icyo bundi ntago yigeze avuga ikintu ayisenye, we yaje arayisenya avuga ngo ni mu kajagari ariko mu by'ukuri ahantu hameze gutya nawe murona ko nta kajagari gahari. Iki kibanza ubona ko ari kinini ni inzu yonyine nari ntuyemo yashenye nta kajagari gahari. Iyi nzu yubatswe ryari yari maze igihe kingana iki yubatswe basenye? Iyi nzu imaze imyaka 2 ngiye ntumaze umwaka nyigiyemo. Wayigiyemo yubatse cyangwa nayigiyemo yubatse uwo twaguze niwe wari warayubatse. Kuvuga ngo uwo mwaguze yari yarubatse yarangije aragurisha ugura inzu yuzuye? Yego ndaza ndahatura nari ntumaze umwaka. Urakeka ko ari mpamvu nyamukuru yaba yatumye umuyobozi ayisenya? Ni iyo kuko yanyatse amafaranga sinyamuhe niyo yatumye ayisenya. Bamwe mu baturage bo mu mudugudu wa Rinini ntago bifuje kugaragara mu itangazamakuru aho bo bavuga yuko ngo ari ukwirinda kwikoraho cyangwa kwiteranya n'abayobozi, gusa bavuga yuko inzu y'uyu muturage yasenywe kubwa kagambane kuko ngo yari imaze igihe kandi batigeze bamubwira ko yubatswe mu kajagari. Muri make twanababajije se iri muri ruhurura kuba muyishenye cyangwa se iri mu manegeka ngo yangure mu nzu zubatswe zitemewe aha nta kibazo cyari gihari. Hanze umuyobozi yarabahahamuye kabisa. Ikibazo yubaka ubuyobozi niyo yaba yarubatswe yakubaka ubuyobozi bubizi kugira ngo irinde kungana kugira ngo umuntu azagera hari. Hano dufite abanyamakuru tugashinzwe umutekano ubuyobozi bwose inzego z'ibanze zirahari. Izi bazi kwa amafaranga y'umutekano yakuri he ntabwo yataye Tuki basenye wewe kavango mu kugerageza kuvugana n'umuyobozi w'akagari ka Gahanga Sesonga Gatore Sandra yasubije umunyamakuru muri aya magambo. Nta kibazo ikibazo cy'umugabo uba mu murenge wa Gahanga aho ngaho mu mudugudu wa Runini aravuga ko yasenyewe no munsi ku karengane. Ese icyo kibazo murakizi? Yasenyewe no munsi ku karengane. Icyo kibazo cy'uwo mugabo wasenyewe mwamukize? Akarengane bwoko ki? Kuki se wamusenyeye? Ndavuga ko wamusenyeye kubera iki? Wambwira ahubwo byaba birimo mu akarengane kabagase the main cause. What's the main cause?
iryo senywa ryabayeho bikubwira akarengane gute iryo senywa ryabayeho se ahubwo iryo senywa ryabayeho mu kagari muyoboye uwo muntu ntabwo duteze zose sibyo ntabwo ataguye duteze zose sibyo ariko hari ubutarengane ubutabera burahari buramurenganura kubaza nk'umunyamakuru ndi kubaza umuyobozi mu kagari muyobora iryo senywa koko ryabayeho umuturage ashobora no kuguhamagara bitabayeho umenye nimba ayo makuru koko yabayeho none se yavuze ko bisenywa agiye iki yavuze ko bamusenyeye inzu bampa amazina ye Maniragaberike binyaga kuri mesaje ndazi bikohereze kuri mesaje mesaje ayo mazina Maniragaberike patata byose bikurikiranye ku mugwaneho bivuze ko utabizi bitigeze bisobanuye ko nawe utabizi ko ube imyirondoro y'uwo muntu yakubwiye ko bamusenye ni Maniragaba Eric reka mbadehere nyuma y'uko tubonye ko umunyamakuru adahawe amakuru yifuzaga undi nawe yagerageje guhamagara ubundi amusubiza muri aya magambo. Nashaka kubabaza ku kibazo numvise mu kagari kanyu ka Gahanga, ikibazo cy'umuturage wasenyewe kandi we avuga ko inzu yari imaze igihe yubatse. Nashaka kubabaza rero wenda impamvu yaba yasenye cyangwa se niba hari ibyo atari yujuje. wareba miturire ngo yagufasha sibyo Nde ushinzwe imiturire mu murenge yagufasha akareba niba yarabyujuje niba yarabifite byose wamureba akagufasha. ushinzwe imiturire arabizi ko inzu yasenywe? ushinzwe imiturire n'uwo yagufasha sibyo sawa. Hanyurwimfura Jean de Dieu umucungamutungo ubakaba n'umusigire mu murenge wa Gahanga avuga ko muri gahunda ya leta inzu yose yubatswe mu kajagari igihe cyose yamenyekanye batita ku gihe maze yubatswe ibigomba gusenywa. Nubwo yamara umwaka atarigeze asaba icyangombwa ni akajagari kandi yahawe inyandiko imubwira ngo ahanini niyo yaba atarahawe n'inyandiko tuvuge, ariko akaba yarabwiwe yuko ibyo yubatse nta n'icyangombwa afite ako abikuraho. Yewe ndetse n'abagiyeyo bambwiye ko bahasanze umugore we, baramubwira bati ibi mubyikurireho cyangwa se tubikureho, ntabyo bigeze bakuraho. Ariko icyo yambwiye yaje tukabonana yambwiye ko nta cyangombwa yigeze asaba. Umuntu rero utarigeze usaba icyangombwa nta bindi biso byinshi asabwa, turamubwira tubyikurireho nutabyikurireho turabikuraho. Aho uyu muyobozi akomeza avuga yuko basenya izi nzu bakurikije amakuru bahabwa n'abaturage bo mu mudugudu iyo nzu biherereyemo. Ayo makuru muvuga ngo muba mubona yuko inzu yubatswe mu kajagari ariko mukabibona nyirayimazemo igihe ndetse yaranaguzwe ishobora no kuba yaragurishijwe n'undi muntu akayiza amatabizi, mwebwe muyahabwa nande muyizera gute? Akenshi hari ubwo uriya yenda uyobora umudugudu niba atayatanze ushinzwe umutekano akagira atya akayatanga. Umudaso yenda utambutse yari asanzwe ahanyura akabona ibintu yari azi ko bidahari, nyuma y'iminsi nk'ibiri yahanyura akabona hari inzu, atanga ayo makuru. Gusa nubwo bitavugwaho rumwe n'abaturage ndetse n'abayobozi bo muri uyu murenge wa Gahanga, bamwe mu batuye muri uyu mudugudu wa Rinini bavuga ko bahura n'akarengane, ivangura ndetse bakanavuga yuko habamo ruswa mu nzego z'ubuyobozi nubwo batashatse kubyerura ngo babigaragaze kubera gutinya inzego z'ubuyobozi, icyo bo bise kutiteranya n'abayobozi. Ubwo baganiraga n'umunyamakuru bakamusaba yuko atabafata amajwi cyangwa amashusho, aho bagiraga bati tubabarire natwe ejo batazaziduhirikiraho. Nyuma yo gukusanya amakuru kuri iyi nkuru twagerageje gutekereza ku bigendanye n'uburyo amakuru atangwa n'abaturage n'uburyo asesengurwa n'inzego z'ubuyobozi nyuma y'uko inzu imaze igihe kirenga umwaka yasenywa hatanzwe amakuru y'uko yubatswe mu kajagari, nyamara mu gihe uwaba yituyemo ashobora kuba yarayiguze kandi nta kimugaragariza y'uko iyo nzu yaba yaraguze yaba itujuje ibisabwa.